muri kureba ni video ndagira ngo mbabwire ko ari ibizimu bijya biza ku mazi. Umugabo n'umugore bahuriye ku mazi, bamaze gurira ku mazi bagiye barakundana, bamaze gukundana bakora ubukwe. Urumva nyine byaragiye birakomera, bamaze gukora ubukwe hashize igihe gito umugabo warapfuye. Umugore wamuciye inyuma, ubwo yari ari guca umurambi inyuma, amaze kuwuca inyuma uwo mugabo urumva nyine hashize igihe gito bamaze kumuhamba. Bon bari mu gikorwa nyine sinyivuze ariko mwe mwakimajinye, bari mu gikorwa uwo mugabo urumva nyine bahuriye ku mazi. Uwo mugore ntabwo yari azi ibyari byo. Uwo mugabo yari umuzimu. Uwo mugabo abahingutseho ngo bari mu gikorwa. Rero imyaka yagize uwo mugore we yari yamuciye inyuma n'ikigabo cy'igisore kitajya kigira ubwoba. Murabizi mwega abantu bajya gym ubwoba bwarabashizemo, ubundi bagira ngo gym bajya kurwanya ubwoba. Urumva nuko uwo mugabo arebye asanga batewe, ahita anga burya so ufite ex w'umuzimu ngo yigo ngo reka niviro na umuhe ngo saramuhaye ibiki. Yamaza ndetse kuba uri gutera twinshi ni urimo byoreresha ngo twagiye mu modo tudahunze ibisambo. Ngiye banyibye telefone gutya nyirizina kuyiba gutya. Murakene umuntu gutya yigize umusirikare araza arambwita wa mwana kuri kumurika itoroshi mu maso. Yari nijoro umuriro umaze kugenda. Yego Nuko ngo nzazana icyo gitelefone hano nzi n'icyo gitoroshi. Nasoretse nkayizemiritse. Hano washaka kunganganye washaka kukira n'umusirikare. Bandayimuhaye. Mu kuyimuha abarambwiye uti kuramo icyo gikode. Nkuramo code. Maze gukuramo code rero abatangiye gucokoza. Toroshi ni analizim. Aracokoza abarambwiye kufite video zingenga bitekerezo wa musore we. Mba ndavuze njye ntabyo nzi. Njye ntabyo nzi. Uti ni video urayifite? Ndavuze iyo video imeze ute? Nguri kwegera umusirikare. Nabaza umusirikare njye nta bintu bibindi mfite. Ngo ningi urayifite mba ndamanitse nsaba imbabazi. Umusirikare mbabarira izo video sinjye wazishizemo iyo telefone yari ya mama. Yari ya nyoko. Nyoko ntutunga zino video. Mandabase niziye video. Ngo uratunga video z'igihugu. Nose yagira ngo utunge nimero z'igihuru, yagira ngo utunge nimero video ngo mfite video z'igihugu. Video z'igihugu bandavuze se mana yanjye izo video sinono ni bwoko ki. Nuko abarambwiye ngo wa mwana we rero kanzi telefone nyijyane kwa afandi. Tuba dukase mu makariti abiri ngo tugeze kwa afandi. None se aho kwa afandi mwageze wahabonye ikigo cya gisirikare? Hoyi yari kwa afandi njye ni kwa afandi. Abarambwiye ngo agiye gukomanga. Ntegereje ko akomanga rero abarambwiye ngo ntabwo bajya bakomanga kwa afandi ngo bari kuhareba. Ngo hindukire. Mba ndahindukiye. Nose kwa afandi mwakomangishije umugongo? Hoyi warambwiye ngo wagiye gukomanga ngiye mpindukire ntabwo bakingura ngo ndi kureba. Nuko abagize ute abarikomangishijwe bwa mbere. Nguma negereje ko baza gufungura numva umuntu nandwa kiri gukomanga. Mu guhindukira uku cyangwa umuntu yagiye kera. Mana. Ariko yagiye telefone ayisisa. Telefone yarayijyanye. Yari yawe se? Yari yawe. Oya yari ya mama. None se iyo telefone yayizizaga ese ubundi telefone niyo yari irimo ingenga bitekerezo cyangwa harimo video z'igihugu. Izo video z'igihugu yarambwiye ngo ni ingenga bitekerezo. Nanjye rero nari ndi kibaza ni bwoko ki ko nireberaga ibitente. Bantu muri kureba iyi video ese igihugu gikira ibitente? Video z'igihugu ngo ahubwo rega ubundi video z'igihugu we barakwibye nyine. Ubundi video yose ufatiye mu gihugu abari y'igihugu. Ubu nayo turi gufata ni video y'igihugu. Ahubwo ko nari nabikuye kuri YouTube. Ariko nubwo yafatiye kuri YouTube ariko nabwo byari bivuye mu gihugu. Mu gihugu uteguseka bite kandi bitaravuga ikinyarwanda. Ngiye ibyo byavugaga igifaransa. Dari igifaransa. Ubwo nyine waribwe tu nta kundi barakuriye. Umva ngeze mu rugo. Nageze mu rugo nabwo umuriro nabwo rutaraza. Ngeze mu rugo barambwiye ngo cyane itoroshi. Mama arandeba wa mwana ko mbona utameze neza. Navuga uti
ngize ibyago ibi byago ya telefone barijyanye ngo wa mwana ndabona araguhana telefone maze bayikwibe byarambabaje birambabaza nuko mutabimenye nuko barambwiye ngo pfukama mba ndapfukama banzanira bibiri ngo mbyikorere ndabyikoreye ariko rero mwa bantu mwe buriya ubwenge sinzi ahantu buva mba ndavuze ngo wasinzira wasinziye wikoreye ibibuye se oyi nashe mbitereka hasi ndasinzira barebye kongera kumbyutsa ngo mbyikoreye babona ndi ubyitureho barambwiye ngo jya kuryama ngo tuzaguhana ejo bigeze se bigenda gute nabyutse nisize pomade ku maboko ndi buva navunitse ubwo se bari buhana umuntu wavunitse reka nawe uri umutekamutwe wowe wakiriye se aho wakiriye ubwo se sinahoraga nisiga pomade no mu ishuri nkanga kwandika mwarimu agamugara mu rugo akamubwira ati uwo mwana ngo yagize ibyago ngo amaboko yavunitse yewe ni ibyago basirikare muri kureba iyi video ese katuni koko n'ingenga bitekerezo cyangwa ko zivuga igifaransa ni video z'igihugu yewe ubundi mwebwe mutinya abazimu kubera iki urangiye umuzimu yigeze kuntera iwanjye nijoro ndyamye arantera akinera mba ndabyutse nkibyuka yabonye ntikanze nawe ubwe ahubwo aba ari umuzimu wikanga yikanze ute yaranteye mu bitotsi nijoro niryami mba ndikanguye ahubwo ukiri aho yaguteye yitwaje iki yari yitwaje umuhoro yari yitwaje izihe ntwaro bagira utuntu tw'iterabwoba yaje yisize ivusha ifu y'imyumbati rero nge narikangutse hari inkumi nziza narikanguye gutya mbona inkumi nziza shayiteye ivumita ngo yashaka nkumi we ko wisize ka puderi keza ko nakwikundiye abarikanze yarazi ko yankanze ngiye mbona ari n'agakobwa keza pe naraso kuri agakobwa keza ariko nkabyuka tukiyuhagira kusa kugira ngo use neza karandebye katanga kuvuga igishino ndakagira umukobwa ko duheruka guhurira ejo bundi mu karitiye uvuga ikinyarwanda icyo gishino ngikigiye karikanga ndakagasha ngwino nkuyere na rabero witere nutwo tuvu twishiraho neza ndabona wayitusa neza tukisohokera yari saa sita z'ijoro barande barongera avuga ibindi bigambo ndamubwiye ngo vuga byinshi nusoza umbwire twiryamire